Nongeye mbaha ikaze mwebwe mukurikira ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josué Maripaz. Ubuzima niyo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo yifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo nabwo ni nk'akagozi k'inkubirane mu kugera ku byiza. Ni ingenzi cyane ko niba wita kuri byinshi n'ubuzima bw'intekerezo bwitaho, nibwo bugena imibereho yacu kandi bukagena iby'ingenzi byose. Ubu byabaye gikwira ko abasore n'inkumi cyangwa abagabo n'abandi bagore bashobora kugenda bakabana bakamarana ibyumweru bibiri. Hari n'ibyo bakora byitwa nko kugerageza ko abantu bashobora kuzashimana cyangwa bagashobokana, aho ushobora gusanga nk'umusore cyangwa umukobwa nibo bikunze kubaho, ashobora kugenda akaba ku musore icyumweru bibiri cyangwa ikindi gihe babana nk'umugore n'umugabo cyangwa nk'abashakanye, nyuma akisubirira iwe. Biranashoboka ko umusore yagira abakobwa barenze umwe, babiri, batatu babikora batyo. Ni gute cohabitation cyangwa isuku ku bana byangiza intekerezo bikagira ingaruka ku muryango n'umwuka ndetse n'igisekuru cy'ahazaza? Ari na fondasiyo y'ikintu cyitwa divorce kiri kuzamuka, umuco w'ubusambanyi ndetse n'ibindi bintu bishobora gutera ingaruka. Nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Muri iyi si y'ubu byaruhishijeho kumenyekana ko abakundana bashobora kubana cyangwa bakaryamana mbere yo gushakana. Bavuga ko ari uburyo bwiza bwo kumenyana neza niba bazashobokana. Ibi bakunze kubyita cohabitation mu ndimi z'amahanga. Nibyari bisanzwe mu mico y'Abanyafurika, ariko uko tugenda twakira inyigisho ndetse twakira n'imico myinshi ituruka hirya no hino, byabaye gikwira. Nawe ushobora kubizi. Icyakora ubu buryo bwagaragajwe mu nyandiko nyinshi n'ubushakashatsi mu migenzo n'imibereho y'abantu ndetse no mu mahame y'iyobokamana, uburyo bushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa muntu, ku mibanire, ku mutima, ku ntekerezo ndetse no ku mwuka wo kurema umuntu muzima. Reka tubiganireho mu buryo bw'ubushakashatsi ndetse tunabihuze n'iyobokamana, uburyo ari uguta umurongo kandi bimaze kuba gikwira. Turi mu isi yihuta cyane mu iterambere, aho isi yabaye nk'umudugudu umwe. Ibintu biri kureba muri Venezuela, Equator, Guinea Bissau, Australia, Papua Nouvelle Guinea, Fiji, Norvège, Madagascar, Zimbabwe, Egypt bisa nkaho ari byo biri no kuba mu Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kure mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubumenyi. Guhaye ikaze. Cohabitation ni igikorwa kibi, ariko nanone abantu bihutira gukora, ariko kigira ingaruka zikomeye cyane, yaba ku bigaragara inyuma ku mubiri physique ndetse no mu ntekerezo psychology cyangwa mental. Impamvu abantu bihutira gukora cohabitation ngo abenshi baba bashaka kwirinda gusenya ubukwe babanje no kureba ko ngo bazashimana, nyuma ngo babona bazahuza bakazabana ari uko babanje gutestinga cyangwa se kugerageza kureba ko bishoboka. Abandi batekereza ko ari uburyo bwiza bwo kuzimagama amafaranga mbere yo gushakana, kuko ngiyo muri kumwe mushobora guhuriza hamwe imirongo migari y'uko muzakoresha neza amafaranga yanyu. Ikindi, iterambere ry'imico y'ubu rishyira imbere icyitwa freedom, ariko nanone iki ni ukudaha agaciro umuco w'ubukwe ndetse n'ubwubahane mu bijyanye no gukoresha ibitsina byacu cyangwa se imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni ugutera imbere kw'imico y'isi isangiwe, ibyitwa secularization. Ubutumwa bw'iyobokamana buba busuzuguye rwose, akibanda mu gushimisha intekerezo zacu zisa nk'izihonye ndetse no gushaka kwacu gusa. Ibi bintu bigira ingaruka zikomeye cyane, aho umusore runaka cyangwa se inkumi ashobora kwifata akagenda akamara ibyumweru bibiri, amezi cyangwa ikindi gihe kinini cyane ku muntu w'inshuti ye, aba bita aba besto, aba friends ndetse n'abandi. Birangiza cyane. Hari ingaruka mu buryo bw'umwuka, by'umwihariko igice cya mbere ni ukwitandukanya n'uburyo bwera. Iyo ukora ibi ngibi, mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6:18 kugeza kwa 20, kuryamana mbere yo gushakana bifatwa nk'ubusambanyi, bikonona umwuka w'umubiri. Nanone ni ugutakaza imbuto z'umwuka. Mu Bagalatiya igice cya 5:22 kugeza 23, cohabitation ni ubusambanyi bivanaho imbuto z'ubwitonzi, kwihangana, ubwiyoroshye, bigasimbuzwa irari n'ubwibone ndetse bitera ubwoba n'agahinda mu gihe kizaza. Tekereza nawe gukora cohabitation cyangwa kubana n'umuntu, ugasanga ubana n'umwe icyumweru, ejo bundi uzanye undi, ejo bundi uzanye undi. Bisa nkaho ari ugukora ibisa nko gukayura imbuto y'ukuri, ukumva ko umuntu mubana gusa bisa nkaho uzaba umukeneyeho kubona imico ye no kuryamana nayo gusa. Kandi ikintu cy'ingenzi kiba kigambiwe muri cohabitation unarebeye hamwe
imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibijyanye no guhuza ibitsina. Ibi byabaye gikwira, kimwe mu bintu Satani ari gukoresha muri iki kinyejana. Ikindi kintu bizana ni uguhinyura umugambi w'Imana ku muryango. Imana yateganyije ko guhuza imibiri bibera mu gikorwa gikomeye cyo kwiyemeza, abantu bakagihuza mu buryo bw'isezerano. Si umugenzo w'igerageza rishobora kuba kuri umwe, babiri, batatu, bane, batanu, kuko byangiza intekerezo. Abantu benshi batekereza ko guhuza imibiri by'umwihariko imibonano mpuzabitsina ari ikintu cyoroshye, gusa kiriya kintu kirakomeye cyane. Kugira ngo ubibone uzarebe ingaruka cyangwa se ikivamo, havamo undi muntu. Bisa nk'aho abantu bakinisha ibintu by'ingenzi bakabitesha agaciro, ahari nko gufata zahabu cyangwa ikintu cy'agaciro ukagiterera gusa, ugasanga nk'aho kiraritse. Uretse no kuba byangiza imico y'intekerezo ndetse n'ijyanye n'amahame mbwirizwamuco y'umuntu nyakuri, ariko bisa no gutesha agaciro umuntu. Bisa nk'aho ari wa mwenda ugenda wigerwa na buri wese, nyuma ukazajugunywa. Ibi bintu rero ntibirangira gusa. Binavuga ko mu buryo bwerekeranye na psychology ndetse n'ibindi, ibi bintu biri mu bintu by'ingenzi bitera icyitwa divorce, by'umwihariko ahazaza. Cohabitation ituma umubano uba udafite isezerano ry'ubudahemuka, bikoroha gusenyuka, kuko abantu baba basa nk'aho bari gutestinga cyangwa kwigerageza. Bituma rero bishyiramo ubwonko n'intekerezo zo guhora abantu bagerageza, kandi bakumva ko niba ibintu byanze ahita arekura akajya gushaka undi. Ikindi ni ugukenera gukora sexe nk'igipimo cy'urukundo aho kuba isano y'isezerano. Abantu benshi bakora cohabitation cyangwa kubana mbere cyangwa kujya bamarana igihe kirekire ngo batestinge cyangwa ngo barebe, bakunze gufata sexe cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina nk'igipimo cyabyo cy'ingenzi cy'umubano. Gusa aka ni agace kamwe kagize umubano. Umusore cyangwa inkumi uzatekereza kure mu muryango muzima mu gihe kizaza ntazashingira muri cohabitation cyangwa se gukora sexe nk'ikintu cy'ingenzi cyarimo umubano hagati yawe n'uwo muzabana. Ikindi ni ukugira umuco wo kwigerezaho cyangwa se kurengera. Ibi bintu bisa nko gutinyuka ibintu by'ingenzi cyane abantu baba bateganirijwe. Guhora uhinduranya abantu bikugira igicamuke, ndetse no kumva ko ibintu by'ingenzi byose ahari bishoboka wabikoze. Hari ibintu abantu baba bagomba kwitondera gukora ndetse bakabiha agaciro kabyo. Iyo bisa nk'aho rero bihora ku meza, bya bintu bihinduka nk'ibisanzwe. Ibyavuye mu bushakashatsi by'umwihariko kuri iyi ngingo cyerekanye ko aba bana cyangwa abakora cohabitation bari hagati y'imyaka 30 na 50 bafite amahirwe menshi yo gutandukana kurusha abashakanye batarabanye mbere. Nanone ubushakashatsi bwa National Marriage Project muri University ya Virginia mu mwaka wa 2018 bwerekanye ko cohabitation ituma haba trust issues. Ku isi yose imibare yerekana ko 60% by'abashakana muri Amerika baba barabanye mbere cyangwa barakoze icyitwa cohabitation, ariko baba bafite high divorce rate, kuzagira ibyago byinshi byo gukora divorce kurusha abashakanye batarigeze babana mbere cyangwa se bakora icyitwa cohabitation. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko iyi ngingo isa n'iyangiriza intekerezo mbere, aho umuntu w'umuzi. Ibi bintu rero ntibikwiye ku muco w'iyobokamana cyangwa umuntu ufite amahame ushaka kwiremamo imico mbonera mizima. Impamvu ni uko Bibiliya icukubiri nabyo. Mu byerekeye idini cyangwa se Bibiliya cyangwa ubukristo, cohabitation n'ubusambanyi byitwa gusenya urusengero rw'Umwuka Wera. Mu Baheburayo igice cya 13:4, umubiri ndetse tugomba kugerageza gukora igikwiye cyane kugira ngo tuwurinde mu byerekeye imibonano mpuzabitsina. Mu idini ya Islam babifata nk'icyaha gikomeye cy'ubusambanyi kandi bwuzuye. Kugira ngo ubone ko iki kintu gikomeye cyane, tugiye mu mico nyarwanda cyangwa n'imico muri Afurika, ubundi gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo butateguwe ntago byabagaho. Byari uburyo bwo gutegurwa abantu bakabana, cyangwa nanone umuntu akaba yikoze yiyibye, byabaga ari nko gufata ku ngufu cyangwa se kwiyiba cyangwa kuza nk'iyagatera. Ibi bishatse kuvuga ko cohabitation, kubana n'umuntu icyumweru cyangwa indi minsi runaka musa nk'abari kugerageza mu buryo buziguye bw'umwuka ndetse n'ubugaragara, uwo muntu mwarabanye. Bigenda bite kugira ngo umuntu abane n'undi yongerare kuri uwo muntu? Ni nko gukora divorce n'abantu benshi. Tekereza cohabitation cyangwa imibereho yo kubana n'umukobwa umwe, babiri, batatu, bane, batanu, musa nk'aho muri gutestinga, bose bakajya bagenda. Ni nk'aho uba warakoze divorce nyinshi. Ku mukobwa ho hazamo n'ibibazo bitandukanye
aho rimwe na rimwe kugena amahame wenda yo kudatwara inda ndetse no kwirinda ishobora kuba yadohoka, ugasanga nk'umuntu agize inda ayikuyemo kandi yarasa nk'uri kumwe n'umuntu akunda. Ibi byose bitera ibikomere ari byo biri kurema ikintu gikomeye cyane muri iki kinyejana cya depression ndetse no gutekereza nabi ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ndetse ahubwo no gushaka abantu bagasa nk'aho basangira ubuzima buhoraho bagenda bahura n'abandi bahindura. Ibi binarema imico mibi ijyanye no kugenda abantu bayisharinga cyangwa bayisangira, bizarema ikinyejana cy'abantu bicamuke mu gihe kizaza. Umuhanga witwa Scott Stanley wo muri University of Denver yavuze ko cohabitation itera icyitwa sliding not deciding. Bivuze ko abantu babikoze bishobora gutuma bitera ibyitwa divorce mu buryo bworoshye. Uwitwa Brad Wilcox mu kinyamakuru AFC yagaragaje ko cohabitation isa no kubaka ku musenyi kuko nta musingi w'isezerano uba uri hagati y'abantu. Nk'uko twabivuze hejuru, hafi 60% muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'abashakanye abenshi babanza kubana, ari naho hari iyi mico isa nkaho yavuye. Muri Afurika umuco waho wari usa nkaho ibyo bintu utabizi, ndetse gukora imibonano mpuzabitsina cyafatwaga nk'igikorwa gikomeye cyane abantu badakinisha. Uko imico igenda yivanga ndetse si ihinduka nk'umudugudu umwe, byatumye naho bitangira kuza aho ushobora kubibona mu mijyi y'iwacu nk'i Kigali, Nairobi, i Cairo, i Harare, i Gitega, i Kampala, i Kinshasa, i Addis Abeba, i Juba n'i Maseru. Ibi bintu biragenda bituremamo umuco mubi ndetse no gukayura urukundo nyakuri no kubana. Birasa nkaho umubano n'urukundo nyakuri byahindutse imikino. Niba bikomeza kuba imikino ndetse bisa nk'ibintu byo kugeragezwa, bizahora ari imikino, ari ibintu bigeragezwa, ibizigera biba seriye cyangwa ibintu bihamye. Niwo murongo isi iri kutwerekezamo. Cohabitation nk'uko nabibabwiye ni uburyo runaka bwo kubana mbere y'uko abantu basezerana nyirizina. Bishobora gukorwa nk'uburyo bwo kwishimishanya, abantu bakamarana ibyumweru cyangwa indi minsi myinshi. Bishobora no gukorwa nk'uburyo bwo gusa nk'abageragezanya ngo bazarebe ko bahuza. Ngera ku musozo, cohabitation ni uburyo bw'igerageza ridafite imizi, bituma abantu batigirira icyizere mu rugo ndetse ngo babigire ibintu by'ingenzi. Ibi bizamura iruba ry'ubusambanyi ndetse no guhinduranya abantu benshi, guhora abantu basangira imico ndetse bahura n'abantu batazi imico yabo, batazi aho bakomotse ndetse batazi n'aho bavuye. Ibi nanone hari ikindi kintu bigutwara, imbuto yo gutekereza ndetse no kwifata. Ikindi nanone bituma hariho icyitwa temporary contract, bisa nk'isezerano risa nk'irirangira, ariko nanone bitarimo isezerano ry'iteka aho abasezeranye bavuga ko bazabana iteka. Ni ikintu gisa nk'ikiri kurandura umubano w'iteka ndetse n'ubukwe mu buryo abantu batabona. Aba benshi mubona badashaka cyangwa rimwe na rimwe bagashaka bigahinduka, akenshi iyi nzira baba barayiciyemo. Waba waragerageje uhura n'indwara imeze nk'iyi cyangwa uri guhura n'ikibazo nk'iki ngiki? Cohabitation, fata umwanzuro none. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'icyo waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ndetse no guhitamo amahame mazima birema umuntu muzima. Iyo uri muzima utanga ubuzima kandi uhindukamo ibizima, bikazarema ikintu kizima. Reka tureke kuzima ahubwo tuba abantu bazima. Ndishimwe Josue Maripasi. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Reka tubane mu kindi kiganiro.
ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.